hanyuma hashize nk'igihe nk'icy'amezi 3 arambwira ati ubu nzajya nguhemba 5. Igihe cyaje kugera rero n'ubundi nabo baritahira, umusaza arapfa, aje kuma ayo mateka yose gutyo, bambwira nyine ko nari ndi muri icyo kigero, hanyuma bambwira aho bantoraguye uko hitwa, ariko bambwira ko batazi uwahantaye. Bwiza ukuri nambwa rero ubwo nimba wanyemera dore uko mpagaze nuko mbese tuhaye ikaze abakurikiye REALITYTV icyarimwe na MC Foundation. Uyu munsi rero tukaba twagiye Kimisagara kuganiriza umwe mu bana babarizwa mu muryango. Abatazi MC Foundation ni umuryango ufasha abana kubashakira imiryango yabo baburanye mu gihe cya Jenoside, ariko bakaba batibuka mu by'ukuri inkomoko yabo, aho baturutse, ababyeyi babo. Nka REALITYTV icyo dukora ni ukubahereza umwanya bagatanga ubuhamya bwabo, hazagira ubona muzi cyangwa afite andi makuru akaba yaduhamagara cyangwa tukanamuhereza na nomero ye, bikamufasha no gushakisha. Iyo umuntu ashakisha ntarambirwa. Rero uyu munsi tukaba tugiye kuganira na Uwimana Vestine, ariko nawe aratangira twibwira muri rusange kugira ngo tubashe kuganira twese tuziranye kandi n'ibyo tuvuga bigende neza. Ikaze Vestine. Mwakoze cyane. Amazina yanjye ni Uwimana Vestine, ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo n'umwana umwe, ntuye Kimisagara, mu murenge wa Kimisagara niho ntuye. Hanyuma ku ivuko iwacu aho narerewe ni mu majyepfo mu karere ka Huye. Murakoze cyane. Yego, murakoze. Tubwiye ko aho warerewe ari mu majyepfo mu karere ka Huye, ariko se byakugendekeye bite? Batangira ubwira abantu ko byakugendekeye, aho wisanze muri rusange abantu bakumva. Jewe nakuriye mu muryango wandeze barantoraguye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Nari ndi uruhinja, ndi umwana muto cyane. Hanyuma turi guhunga aho hantu natoraguwe, rero hahungiraga abantu benshi bavuye imihanda yose. Hanyuma haca umukecuru n'umusaza bari bamaze no kuhicira abantu, haguye n'abantu babo, babona ndahari ndagahinja ndi kurira nuzuye amaraso, nuko baramfata barantungana. Ubwo igihe rero bicogoye barampungana banjyana iwabo, barandera bamfata nk'umwana wabo. Ndakura ngeze mu gihe cy'imyaka 7 nibwo bampaye amateka yanjye, bambwira ko bantoraguye aho ngaho. Hanyuma bambwira ko batazi ababyeyi bahantaye, batazi ngo duturuka hehe, ntabwo bazi ngo nturuka mu kahe karere se cyangwa mu ihe ntara. Bambonye gutyo gusa, n'amazina yanjye nitwa nibo bayanyise, ntabwo mbese bazi ngo nturuka hehe, nyine ntabwo bazi ngo nuwe mubyeyi wenda wari uguye aho ngaho, gusa bambonye gutyo. Yego. Abo bantu se kugeza ubu ngubu muracyavugana ku buryo bashobora kuba hari ayandi makuru yisumbuyeho bakubwira ku muryango wawe? Turavugana ko niho narerewe ndakura, amazina nitwa nibo bayanyise, barandeze bamfata nk'umwana wabo, umusaza n'umukecuru ndetse n'abana babo. Turakurana, nderirwa muri uwo muryango. Igihe cyaje kugera rero n'ubundi nabo baritahira, umusaza arapfa n'umukecuru arapfa. Hanyuma biba ngombwa ko abana babo nabo harimo abari barashatse, abari batarashaka, bari bakiga. Ubwo nanjye nyine bitajya gushakisha ubuzima, nuko nzi Kigali nanjye gushaka ubuzima. Ariko niho nyine niho muryango navuga
wandeze wampaye uburere ndakura kuko niwo nisanzemo. Yego. Icyo gihe se ugereranyije byari nko muri kangahe? Bitaba Imana, umubyeyi wa nyuma yitabye Imana mu 2003, hanyuma nanjye nza i Kigali 2004, nibwo naje i Kigali mbonye ubuzima bwanze, nza gushakisha ubuzima mu mujyi. 2003 2004, ariko ndashaka kumenya neza exactly. Urabona jenoside yabaye 94, abo bantu baguturaguye muhe mwaka? Wese wamenye ubwenge ureba ari ryari, kugira ngo tugerageze guhuzahuza iyo myaka twumve koko mu by'ukuri jenoside yabaye ufite iyi myaka, aho hantu noneho ngira ngo hasobanuke umuntu wese udukurikiye abashe kuhumva. Bantoragura kuko maze kwigira hejuru, bampa amateka yanjye, bambwiye ko nari ndi mu kigero cy'umwana ufite umwaka umwe, kuko ngo nigaga kugenda utwinyo tubiri. Urumva nari ndi umwana muto cyane, nta kintu nari nzi. Nicyo gihe rero ubwo nanjye sinakubwira ngo ni mu wuhe mwaka, gusa ni mu gihe cya jenoside, ariko nyine baramfashe barakomeza barampungana, nuko banjyana no mu rugo rwabo bahungutse, nuko nkarererwa gutyo. Rero maze kwigira hejuru nibwo baje kuma ayo mateka yose gutyo, bambwira nyine ko nari ndi muri icyo kigero, hanyuma bambwira aho bantoraguye uko hitwa, ariko bambwira ko batazi uwahantaye. Yego. Hanyuma se tubwiye yuko watandukanye nabo 2003 2004 ubwo wazaga mu mujyi, waraje urugendo rw'ubuzima rugenda rute? Uruhukira hehe ko nta mwene wanyu wari uhasanze, ko nta muvandimwe, byagenze bite? N'ubundi kuko mu cyaro aho ngaho n'ubundi narerewe, nabo ntabwo bari abantu bifite. Urumva n'ubundi kwari ukurwana n'ubuzima, kubaho nyine bitoroshye, ari uguhangana n'ubuzima nyine. Nuko rero bamaze kwitaba Imana, twese abana mu rugo dutatanye cyane, ko yuko ngewe nta n'ubuyobozi bari bakanyandikishamo, nta hantu nari nzwi muri make, usibye kuba abantu bari bazi kwa runaka haba umwana bahungukanye gutyo, ariko nta buyobozi bari baranyandikishijemo se, nta n'amashuri wenda bari barandihiye ngo ndiga, nahiberaga gutyo nyine nk'umwana bahungukanye gutyo. Rero ubuzima bwaje guhinduka cyane bamaze kwitaba Imana, n'ubundi kuko n'ubundi twashakishaga. Bamaze kwitaba Imana rero biba ibindi bindi, biba ngombwa ko buri muntu wese ajya gushakisha ubuzima. Nanjye rero naje Kigali, nzi Kigali ntahazi. Mu by'ukuri nanjye naje ari nka lift nateze, nzi Kigali ntahazi, ngera Nyabugogo. Ngeze Nyabugogo ntangira gushakisha akazi ko mu rugo. Ubw'umugisha rero ngira Imana, mbona umumama arambwira ati, bitewe n'ukuntu nasaga n'ukuntu nari meze, bwa buzima bwo mu cyaro, narindi wa mwana nyine usa nabi, meze nabi, urwaye imvunja, udakaraba. Urumva ubuzima bwo mu cyaro n'abantu noneho batanifite namba, bwari ubuzima bugoye cyane, ubu buryo no kugira ngo nzabone n'umuntu unyakira, mbese ni nkaho navuga ngo ni ya Mana hari igenda kumubona. Ubwo rero nyine nza kubona umumama aramfata, aravuga ati, ntacyo ngwino nkutware nkujyane mu rugo ujye ukina n'abana banjye. Yari afite abana 2 b'impanga, kandi ati ngwino nkutware nkujyane mu rugo. Hanyuma ubwo nimba uri muzima, we yabonaga ndi nk'umusazi, yabonaga nshobora kuba ntari muzima. Arambwira ati, ubwo nimba uri muzima, Imana imfashe nyine uri muzima, n'ubu uri umusazi nabwo, kandi ubwo Nyagasani azi uko azakundinda. Ubwo rero twarajyanye turabana, tujyanayo turabana. Ubw'umugisha nyine mpagira umugisha, abana be barankunda. Hanyuma hashize nk'igihe nk'icy'amezi 3, arambwira ati, ubu nzajya nguhemba 5. Twarabanye tubana umwaka n'igice,
hanyuma aza kwimuka. Umugabo we yabaga muri Kongo, hanyuma biba ngombwa ko asanga umugabo we muri Kongo, nuko njya gushaka kandi kaza ahandi hantu. ubwo ni ubwo buzima wakuriyemo, ukora akazi ko mu rugo? Akazi ko mu rugo niko kazi nakuriyemo, kuko nubwo mva mu cyaro nabwo ntabwo nari ndi mukuru. Gusa kugeza ubu nanjye ntabwo nzi imyaka mfite, ariko iyo bambwiraga ati wari ufite nk'umwaka umwe, ubwo nanjye ndagereranya. Iyo ugereranyije wumva ufite nk'ingahe? Ndagereranya kuko nimba kuva jenoside irangiye hakaba hashize 27, ubwo Mbaraka ari nka 28. Yego, Mbaraka ari nka 28. Ubwo rero naje Kigali 2004, ubwo urumva kuri iyo myaka kugera 2004, urumva i Kigali wenda nshobora kuba narahaje mfite nka 10 n'ingahe gutyo. Ubwo rero naraje nkurira mu kazi ko mu rugo, ndakora aho ngaho muvuye njya gushaka kandi ndakabona, ndakomeza gutyo. N'ubwo buzima nabayemo ndakura, mu ubwo buzima nibwo nakuriyemo. Akazi ko mu rugo nagakoze imyaka 8. Hanyuma nyuma y'imyaka 8 nza kugasezeramo nkavamo, njya kwikodeshereza, njya mu buzima bwo muri ghetto ndikodeshereza. Nacuruje agataro hariya Nyabugogo, nkajya ntembereza agataro, mba muri ubwo buzima nshakisha icyo kurya, icyo kwambara. N'ubwo buzima nabayemo kugeza igihe nyine naje kugera igihe ndubaka. Nuko nubatse umwaka ushize, ndi umubyeyi. None se Vestine, ko watubwiye ko urugendo rwawe turimo turarwumva ukuntu byagenze nyuma yo gutoragurwa, nyuma yo kurerwa n'abo bantu, nabo bakaza kugira ibyago bakitaba Imana, kuzamuka nta hantu nigeze numva byibura uvuga uti nagiye ku ishuri narize bigenda bitya. Nta shuri wigeze ukandagiramo ku buryo ushobora kuvuga ngo wenda nagarukiye ku cyiciro iki? Byagenze biti ikijyanye n'ishuri? Yego, murakoze cyane. Ikijyanye n'amashuri aho mu cyaro nk'uko nabibabwiye, nta namwe nari nanditse, ntabwo nigize ngera mu ishuri. Cyakoze nzi gusoma no kwandika. Wabimenye ute rero kandi utarize? Ukuntu namenye rero gusoma no kwandika, hari ahantu nakoraga mu bakire, hanyuma bakagira umwarimu uza kwigisha umwana wabo. Biba ngombwa rero ko nanjye nyine muha akazi, akajya nanjye anyigisha, ayahereye mu byo mu wa mbere primaire, anyigisha guca imirongo, kwandika za iyi byose anyigisha. Hanyuma nanjye ku kwezi bamemba, nanjye nawe ukamuhemba. Nuko nguko namenye kwandika no gusoma. Hanyuma yanyigishije ngeze mu byo mu wa 4, niho ubushobozi bwanjye bwagarukiye, mbona nzi gusoma no kwandika. Ndekeraho. Birumvikana wirwanyeho. Hanyuma ikindi kibazo numva nshaka kugira ngo nkubaze kandi wihanganize kukinsobanuriraho neza. Urumva abana nk'uku nguku badafite identite izwi, ngo abavuga ngo navuye aha, wenda nubwo ndi imfubyi, hari bene wacu basigaye, hari ba masenge, hari ba mama wacu, abantu nk'abo nyine bari close ku muryango, begereye umuryango cyane. Ubupfubyi nk'ubwo ngubwo urumva nta bantu namwe baba bahari. Ku kijyanye n'uburyo wabonye indangamuntu, wayibonye ute? Kuko ndumva harimo ukuntu ntari gusobanukirwa, ngira ngo wadusobanurira n'abadukurikiye bakumva izo ngorane aba bana bagenda bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi, kugira ngo uyibone byagenze bite? Ntabwo byoroshye nk'uko n'ubundi bisanzwe bikorwa. Umwana ajya gufata indangamuntu, akavuga amazina y'ababyeyi be, akavuga aho aturuka byose.
njyewe rero njya gufata indangamuntu nanjye byabaye nje kungora cyane ko abo bantu banderaga nari ntaranamenya amazina yabo neza. Ubwo byabaye ngombwa ko nibo nashyizeho ndagenda ndabavuga, hanyuma mvuga n'aho ko gace, ubwo barambarura nuko nabonye indangamuntu. Ariko mu by'ukuri ntabwo hariho amazina y'ababyeyi banjye ba nyabo kuko ntabwo mbazi. Sinanakubwira ngo wenda ngo nkomoka muri aka karere cyangwa se wenda mfite abavandimwe aba n'aba. Reka da, nakoresheje nyine amazina y'abo ngabo bantoraguye nibo nashyizeho. niho washyizeho. ubwo ugize icyangombwa ukenera ntabwo byirirwa bikugora? Ntabwo bingora, mvuga ayo mazina y'abo bantu. None se wigeze, ntabwo nakubaza ngo wigeze ujya muri farije cyangwa iyi miryango irengera abacikacumu, kubera ko urumva harimo n'ibibazo byo kuba umuntu aba atizi, ntabwo amakuru aba ahagije, cyangwa wigeze ubigerageza? Hari aho waba waragiye? Oya, nta kigo cy'imfubyi nigeze njyamo. Ndavuga iyi miryango ifasha abacitse ku icumu rya jenoside nka farije. Nta muryango n'umwe nagiyemo kuko cyane ko ntabwo nayo ifite by'ibintu bimfashamo. Wenda nk'uwantangira ubwo buhamya bwanjye akamfasha, wenda nk'iyo farije ikaba yamfasha se, cyangwa se n'undi muryango, ntabwo byigize bishobokera. Nta muryango n'umwe nagiyemo. Hanyuma se ku kigendanye no kuba wowe ubwawe noneho washaka umuryango ukomokamo, ntabwo ujya wicara ngo uvuge ngo nkanjye Vestine mu by'ukuri umaze kuba mukuru, umaze kuba umudamu uri mu rugo, ufite umutware, ngewe nagize n'umugisha ubukwe bwawe narabutashye, nari mpari. Ubu ntabwo ujya wicara ngo utekereze ngo nka Vestine koko ko ndi kubaka umuryango, ariko se ubona komotsemo bimeze bite? Ntujya wumva wajya kubashaka, ubitekerezaho iki ibyo bintu? Ntabwo byabura kuko kumva kuri imfubyi ukaba utazi mama wawe uko asa, papa wawe uko asa, ukaba utazi wenda ati hari abandi bavandimwe wenda dukomoka hamwe, ukaba noneho utazi ati inkomoka no mu kahe gace byibura. Ntabwo byoroshye. Ni icyifuzo nahoranaga cyane, nkavuga nti uwampa gusa no kugira ngo basi mbone n'umuntu wenda wamfasha no gushakisha umuryango wanjye, kuko nkora nk'ubukwe ni ibintu byangoye. Byarangoye cyane kuko nagiye no kubaka ahari mvuga ati se ubundi ndajya hehe, ibirori bitarimo abavandimwe banjye, ibirori bitarimo mama, ibirori mbese nyine birangora. Mbanza kumera ahari nk'umuntu ugiye kurwara ihahamuka, niko navuga. Ndongera nsa nk'uwiyakira bundi bushya, nsa nk'uwiyakira ko ntabwo nabyumvaga. Ni ibintu rero bigoye cyane kubashakisha, byo ni ibintu byo rwose nshaka cyane, ndabashakisha. Ikibazo gusa ni uko nyine ntabwo nzi amazina ya mama, ntabwo nzi amazina ya papa, nicyo kibazo. Ariko mu by'ukuri nanjye ndabashakisha. Hari uwambona akabona nzi rwose pe, ndahari. Umutwaro wawe se bivuga iki? Mwagiye gushakana ayo mateka yazi yuko Vestine ameze atya, agufata ate mu kibazo cyawe iyo ugize nk'ibihe by'ihungabana, kuko ndabizi bijya bisatira umuntu, ntabwo igihe cyose abantu bahora bishimye. Iyo uhuye n'iyo yo kumera gutyo bigenda bite? Cyane, urakoze cyane. Icyo kibazo twarahuye, turakundana, hanyuma turibwirana. Ambwira ko afite umuryango wose, afite nyine umuryango wose. Hanyuma njyewe mubwiza ukuri, nta na hamwe nciye ku ruhande, mubwiza ukuri byose, mubwira abandeze, yewe nanamujyanayo gusuhuza abo bana twarerawe, arahabona. Mubwiza ukuri, ndamubwira rero ubwo nimba wanyemera, dore uko mpagaze ni uku, mbese ni uku, nindwara ni wowe uzandwaza, nimbyara ni wowe uzampemba, nta muryango mfite uzampemba, nta mama, nta papa, nta ki. Ubwo mbese nimba wumva ibyo uzabishobora, uzabyihanganira, nta kundi. Rero mwabanye akuzi birumvikana. Yego, twabanye nzi, yumva ko nyine agomba kubyihanganira, aranyakira, turabana nta kibazo. Umuryango we nawe ubona nta kibazo?
umuryango we waranyakiriye cyane, baranankunda. Ni ukuri ndabashimira bose, ababyeyi be bamfata nk'umwana wabo. Yego, tumaranye umwaka, ni ukuri nta kintu nabashinza, bashiki be, barumuna be, bakuru be, bose mbega mba mu muryango. Nimba ngize ikibazo barahagoboka nyine, kuko nibo dufite, nibo mfite. Yego. Yego. Birumvikana rero, murumva ko ubuzima buba butoroshye mu by'ukuri. Ntabwo buba bworoshye, noneho ubwo ni ubupfubyi bukomeye ku buryo umuntu atabasha no kubusobanukirwa. Iyo urebye ukabona umuntu ntagira se, ntagira nyina, ntagira ikintu, ntazi aho avuka, ntazi aho akomoka, byose iyo byirundiye ku muntu biraza bikamuremerera. Ni ibintu biba bitoroshye, nk'uko nabikubwiye, ntegura nk'ubukwe byarangoye, hanyuma ndongera ndiyakira, mbona ubwo ndabyakira, numva ko nyine ku rundi ruhande ndishima ko ngize aderese mu by'ukuri, wenda mpfuye nabona nk'ushyingura neza, numva ndongera ndabyakira, ndiyakira neza. Nongera kugira ikindi kibazo ngiye kubyara, ndibaza se ubu ninde uzampimba, ndongera nyenda nabitekereza, gusubiza umutima inyuma. Kandi ndavuga ubu wenda iyo haba mama cyangwa se umuvandimwe aba yagakoze iki. Ariko nabyo ndongera ndabyakira, umuryango w'umugabo nyine warahabaye, nuko ndabyakira. Hamwe no gusenga ibintu birakunda. Mbona ndabyakiriye. Hanyuma ikindi kibazo numva nifuza kukubaza, hari ukuntu ubona nubwo umuntu aba yarabuze iyo nkomoko ye, ariko hari ibimenyetso aba afite ku mubiri, akavuga ngo njyewe rwose nubwo nabuze, umuntu ashobora kunshaka akambona. Hari abana bafite indegera ku matwi, hari abana usanga bafite ibibi, nkanjye ndagifite ikibibi ku kuboko. Hari mbese utwo tuntu ku buryo umubyeyi ashobora kuvuga ati umwana wanjye nubwo akiri mutoya, ariko hari akantu yari afite, nubwo yakuze kagenda kimuka, uyu munsi wa none kakaba kageze nk'aha, ukumva nyine hari utuntu tw'utumenyetso bagenda bavuga. Wowe ni nk'icyo umuntu ashobora kukubona akaba yakumenyeraho, kugira ngo byibura n'abadukurikiye, haba harimo ababyeyi babuze abana, haba harimo n'abana nabo bagishakisha. Umuntu ashobora kuba yavuga ngo Vestine namubonye, umwana ashobora kuba ari uwacu. Ni iki wumva mu by'ukuri ushobora kubwira abantu ngo mfite iki kimenyetso? Nta kindi kimenyetso kindi usibye gusa ko kuva na kera namye mfite amaso manini. Nicyo kintu nzi kugeza ubu. Nicyo kintu navuga nzi. Nicyo kintu wavuga. Yego. Murabyumva rero abakurikiye REALITYTV, ntabwo Vestine afite ibintu byinshi mu by'ukuri ashobora kuba yabwira abantu ngo mundebe ahangaha. Gusa byonyine no kuba umuntu ariho ni ikimenyetso ubwacyo. Ni ikimenyetso ubwacyo. Umuntu ashobora gukora akavanga, ariko uyu mwana arasa nabo kwa runaka. Abantu nuko bagenda barangirana, akavuga ngo ubwo yavuze ko bari batuye muri Huye, nta miryango tuzi yo muri Huye yaba yarabuze abana. Abantu bakagenda bahanahana amakuru. Abantu muri iyi minsi barimo baraboneka. Ntabwo nakubwira ngo ucike intege ngo kuko udafite ibingibi ngo ye gushakisha. Oya, komeze uwo murego, kumva utacika imbaraga, ushakishe. Abantu barahari. Ntabwo umuryango ntabapfira gushira rwose, abantu barongera bakabona ababo. Hanyuma se muri iyi minsi ubu ngubu ubuzima buhagaze bute? Noneho ubu ngubu aho umariye kubaka urugo ukabyara, ubuzima buhagaze bute muri rusange? Murakoze cyane. Mbese nkawe wagiriwe ubuntu bwo kumbona mbere, urabizi ntabwo nanganaga, ndi wa muntu muto cyane, agahinda kishe, wihebye. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu ubu nubatse, ndatuje, narishimye kuko ubu nanjye mfite umuryango. Byonyine iyo ndeba umwana wanjye, nkareba papa we,
biranshimisha byonyine biranshimisha cyane nkavuga ati basi mfite abavandimwe turi kumwe umwana wanjye n'umukobwa namwise mama wanjye yego yitwa n'amazina ye amazina ye yitwa igisubizo Jesi Jehovanisi ariko mu by'ukuri mubonamo mama nkavuga ati uyu niwe mama wanjye wenda nihaza musaza we nzamwita papa wanjye mbese ni gutyo yego ubwo rero iyo mureba biranshimisha avuga ni ukuri ndishimye ndumva binshimishije cyane kureba umwana wanjye yego hanyuma se Vestine ubu ni iki wabwira abandi bana bafite ubuhamya nk'ubwawe kuko urabizi ko bahari ari benshi ni iki wababwira wumva ari iki kikuri ku mutima wabwira abo bana abantu bankurikiranye ikintu nababwira cyo yaba ari ufite umwana w'imfubyi arera ni ukuri ndamwinginze amufate neza amurinde kubabara nimba hari ikintu kibabaza cyane kinatera ihungabana abana b'imfubyi ufashwe nabi gutyo ukabona umuntu ntakwitayeho arakwita icyo ntazi hari n'abagutuka ati n'ubundi ntitukuzi ntituzi ngo wakomotse cyangwa waturutse he ni ibintu bihungabanya cyane abantu bankurikiranye rwose ndabasabye ngo natwe turi abantu nk'abandi turi b'abana uha uburere mu by'ukuri uko byagenda kose urahatiriza nk'umwana wawe kandi mu by'ukuri ntekereza ko hari ababa abana beza urakomeza nyine ukihangana nk'umubyeyi uba waremeye kumwakira nta kindi nabasaba kubafata neza bakabaha uburere bwa kibyeyi so nk'umwana se wumva kuba yarahuye n'ibyo bibazo ari nk'ishyano ryamugwiririye hari abuzi uhura n'icyo kintu akumva yajya kunywa inzoga akumva yayoboka uburaya akayoboka bya bintu ku buryo bimwangiza nawe ubwe akagenda agashira akitakariza icyizere ni iki wababwira ndumva ufite ijambo wababwira yuko ubuzima bushoboka yewe abana b'imfubyi rero ubu hageze n'ubona iki kiganiro mu by'ukuri ntabwo ari byiza kwishyira mu busambanyi wenda ngo yumve ko agomba kubaho kuko akoze uburaya avuga ati n'ubundi ntawe mfite ungenzura se cyangwa ndushya niko nabivuga cyangwa se ngo ajye muri ibyo biyobyabwenge usange nyine agiye kuba ikirara agomba kwiyakira agashakisha ubuzima nk'uko nababwiye natangiye akazi ko mu rugo mpembwa 5,000 ndazamuka nakavuyemo ngeze ku 20,000 ayo mafaranga ntabwo nambaraga ubusa nariyambikaga kugeza ubwo nagiye muri geto ngiye mu gukodesha nabwo nacuruje agataro sinacitse intege ngo mvuga ati wenda reka njye kwicuruza se narashakishije mfata 5,000 nkajya mbishora nkarangura utunyanya gutyo 5 bikunguka 2 cyangwa 1,000 ubuzima bugakomeza nkabona amavuta yo kwisiga ndetse nkanishyura n'inzu ubwo rero inama nabagira biyakire bakire ubuzima hanyuma rwose ubuzima burakomeza bave mu byo barimo bakore bashakishe ibintu byose birashoboka ubuzima burashoboka yego kuko nanjye ntabwo nari nzi ko nzagera sinari nzi ko nzubaka mbe nanjye ndi mu rwanjye ariko byose byarashobotse ndabishimira Imana ubwo rero murabyumva abakurikiranye ikiganiro turimo turagana ku musozo nanjye ngira icyo nongeraho mu by'ukuri ntabwo kuba umuntu yarabaye imfubyi bikuraho ko ari umuntu nk'abandi ntibikuraho yuko ashobora kwiga agafata ntibishobora ko ashobora kurerwa agashoboka ni ibintu bibaho nako byanabayeho bitewe n'amateka y'igihugu cyacu ariko hamwe no gusenga hamwe no kwegera abantu hamwe no kubana ubuzima bugenda buza biba byiza ubundi iyo uhuye nk'ikibazo nk'icyo utajya ngo witarure abantu nk'ubwo uri
urumva ubwo bupfubyi bugusa wisanga mudafite umuntu n'umwe, icyo bigusaba ni ukwegera abantu, ukabana n'abantu ntawe ubizi, wasanga n'uwo nguwo ugutunze mu rugo ariwe kurangiye ati twabonye umuryango wawe, cyangwa se nabo uganira nabo bakagufasha gutanga amakuru, ejo ukisanga wabonye umuryango wawe, ukisanga wagiye muri famiye ukamera nk'abandi. Ariko hari ikibazo nifuza kukubaza, uramutse ubonye umuryango wawe byagenda bite, wabyakira gute? Mu by'ukuri ko ababyeyi banjye, umuryango wanjye nawukunze ntawuzi, ukunda ntawuzi, kubera kuba mu bantu mbona uko umuryango w'umuntu uba ungana, uba ari umuryango mugari pe. ariko njye narabakunze ntabazi, ndamutse ngize umugisha rero nkababona, uwo nabona uwo ari wese, yaba papa, yaba mama, yaba murumuna, mukuru se cyangwa musaza wanjye cyangwa n'undi wese, byanshimisha cyane, byanshimisha. Sinzi ukuntu nabyakira, sinzi uko nabyumva, kuko ibyishimo byakurenga. Kuko nimba hari igihe nishimye cyane, igihe nishimye cyane ishyingirwa, byaranshimishije cyane kuba narashyingiwe ntariyandaritse, ndongera nezerwa ngiye kubyara, ndi ku iseta, njye nayo mfite ibyishimo birenze mvuga ngo mana ahubwo umwana muzima mubone. Ubwo rero urumva mbonye n'ababyeyi banjye byagushimisha, birumvikana. Reka tugumye dusenge, dufatanye no gutanga ubuhamya, sharinga ibiganiro, wenda Imana izagira icyo ikora. Ndagushimiye rero kubw'umwanya wawe wemeye kuduha. Ntabwo biba byoroshye ku muntu kuganira akavuga ku mateka ye, akavuga ku byamubabaje byagize, ariko ntarasoza. Mu by'ukuri ni igiki cyakubayeho kumva noneho ukavuga ngo ahangaha ubuzima burarangiye, noneho narigenje aha si marenga? Ikintu cyambayeho nimba mu cyaro, twahuye n'ubuzima bukomeye cyane. Abo babyeyi n'ubundi bakimara gupfa, twahuye n'ubuzima bugoye cyane, ndarwara cyane, ngarukira kure, hanyuma ndwara amavunja. Mbese umuntu wese uri kundeba nagaruka narasaga, byose sinzi uko navuga, ndi wa muntu mubi, impyiko zarandinze, amagara, imvunja, ngendesha amavi, noneho kukandagira byari byaranze, ibirenge byose ari imvunja gusa, mu ntoki ari imvunja gusa, nta kintu nafata, ntarya ibiryo bishyushye, ndandisha intoki, ahantu hose mva amaraso kubera imyate, amaga, ibintu nk'ibyo. Ibyo bintu byarankomerekeje mu buzima, ku byo niyo nirebye gutya ndabana ntabwo ari njye, ubona atari wowe, ubona mba numva sinzi, numva bindenze hasi, gusa bibaho, mba numva mbega icyo kintu n'ubu iyo mbitekereje cyane ndavuga nti ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu mfite n'icyizere ko n'ababyeyi nzababona, n'umuryango nzababona kubera iyo mpamvu. Ni ukuri kuko sinzi, mba mbona sinzi rwose, birashoboka, birashoboka, bizanakunda rwose. Nanjye mfite icyizere, ntabwo nshobora gutakaza kwizera yuko abantu bari kubonana n'ababo. Nawe rero ndagukomeje nkubwira ngo wihangane, hamwe na MC Foundation rwose tuzakora ibishoboka byose turebe ko hari icyakunda. Abantu rero bakurikiranye ikiganiro tumva tugisoreje ahangaha, ariko ubaye ushaka gutanga amakuru, ikindi kintu cyose wakwifuza kutugezaho, dutanga nimero zacu z'aho wadusanga, cyangwa se ushobora kuba uri umwana wicaye aho ngaho uvuga uti nanjye nabuze ababyeyi banjye, nabuze umuryango wanjye, mu by'ukuri sinzi aho mva, sinzi uko bigenda, ukaba wumva twagufasha. Turatanga nimero zacu, wazajya utubonaho, kenshi muzajya munazibona kuri ekara hasi aho zizaba zanditse, ariko ndumva naba nzivuze kugira ngo bibashe no koroha. Ni 0784 84 353 333, 0784 84 353 333. Iyo niyo nimero ushobora kubonaho umuntu, hanyuma ndibaza ko bizagenda neza. Mwakoze rero, turabashimiye. Yego, murakoze cyane namwe kudusura.
yego ntabwo naguherukaga ariko wakoze cyane kuza kumusura. yego wakoze cyane yego mwakoze n'abandi.